Nkwaye ikaze mu ijambo ry'Imana ribohora. Uyu munsi nongeye ndagarutse kugira ngo nganire nawe. Ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga, ribasha gukiza, kubohora no gutanga ubuzima ku baryizera bagakora ibyaryo. Ese uyu munsi wa none wari uzi neza ko Kristo ahari kugira ngo mubemo, nawe muri wowe abe akubesheho? Nagira mbabwire ko ikiri muri wowe nicyo gisohoka mu buzima bwawe. Sinzi uyu munsi kiri mu buzima bwawe, sinzi uwo wakiriye mu buzima bwawe ubana nawe umunsi ku munsi, ariko nagira mbabwire ngo ibintu biri muri twebwe nibyo duha abandi. Uyu munsi niba udafite Kristo, ubuzima bwawe ntibwagaragaza uwo Kristo. Ariko nagira mbabwire ikintu gikomeye kandi kinoroshye cyane, nuko Yesu yadusabye ko tuguma muri we, nawe akaguma muri twe, maze ibyo dushaka byose tukabihabwa nawe. Yavuze ikintu gikomeye Kristo. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana mu magambo yose nimo ndavuga ni hari ibice 15 here ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 7. Yesu yavuze amagambo akomeye avuga ngo ninjye muzabibu kuri namwe muri amashami. Arangije avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye ngaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Indi jambo ndagira ngo nawe uritekerezeho. Niba ntacyo dushobora gukora tudafite Kristo, ubwo niba Kristo atari muri twebwe tuzashobora iki? Bivuze ngo n'ubundi ibyo dushaka ko Imana idushoboza, udushoboza atari yagera muri twebwe. Ntibishoboka ko uyu munsi wa none cyangwa muri buno buzima wo Kristo agira icyo agushoboza kandi n'ubundi utaramugira mu buzima bwawe. Kristo arahari kandi azaba mu bamushaka n'abamukeneye, kandi azagaragara anadushoboza ibyo dukeneye kubera ko twamugize inshuti yacu. Biratangaje cyane kuba uyu munsi wa none waba uvuga ngo urashaka Kristo, ukeneye ko agaragara mu buzima bwawe, ukeneye ko ibyo umusaba biguha, ariko n'ubundi Kristo atari yaguma muri wowe, atari muri wowe. Ese niba atari muri wowe, umusaba ute kandi ataragera muri wowe? Kandi birivuga ngo nimuguma muri njye amagambo nyaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Utari muri Kristo nta kintu azigera abona kivuye ku Mana. Abantu benshi cyangwa bamwe na bamwe birakwiriye ko tuva mu buyobe bwanyu bwo mu minsi ya nyuma, tugahaguruka tukamenya ko Kristo ahari kugira ngo abe muri twebwe, nawe natwe tube muri we, ubundi akorere muri twebwe. Erega ibintu byinshi tutabonaho impinduka zabyo si uko Kristo adahari ngo abikore, ariko usanga natwe rimwe na rimwe uwo Kristo dusaba sari mu buzima bwacu. Biratangaje. Najya mbabwire ko Imana irashaka ko abantu bagumana nayo. Ese byibuze ufite ikintu cyatuma Kristo agumana nawe? Byibaze, nanjye mbyibaze. Niba uyu munsi wa none, niba Kristo dufite ikintu gishobora kuba yagumana nawe, ese ibiri muri wowe bizasohoka ryari kugira ngo Kristo abone umwanya wo gukorera muri wowe? Nta munsi Kristo aba adateze amatwi ngo atwumve, ariko usanga natwe ubwacu nk'aba mukeneye nta mwanya tumuha ngo akorere muri twebwe. Bityo rero niyo mpamvu Yesu Kristo twifuza ko agaragara agakora, ntabwo yakora ataramuhaye umwanya akoreramo. Imana igusange nanjye nsange, ijambo ry'Imana rikubohore. Kandi icyo nzi neza nuko icyo ukeneye kurusha ibindi byose ni ukugumana n'Imana. Umunsi uzatakaza Imana, uzamenye ko n'ubundi nta hantu uzigera ugezwa nayo. Uzagerageza kuvaho ariko ntibizigera bikunda, kuko n'ubundi niba Imana ari ikugejeje aho ugeze, ukaba uyisize aho ngaho ugeze, ukaba ushaka kwijyana ukigeza aho ugiye, uzagerayo ute kandi uzi urugendo rwawe ari uwo muri kumwe mu rugendo? Igihe umusizi, ntabwo bizigera bikunda kugera aho ugiye. Gumana nawe agumane nawe.
ubundi uzarebe ngo Yesu arahindura ubuzima bwawe. Erega nuko dukeneye ko nuko dukeneye ko Kristo agaragara mu buzima bwacu tutabana nawe. Ariko niba ugumanye na Kristo, nawe Kristo nakugumana nawe, nta kizabuza ubuzima bwawe kugera aho bujya. Haguruka rero urwanye ikintu cyose cyatuma ubwami bw'Imana butakwemera, cyangwa cyatuma Kristo avuga ngo sinkwiye kugendana nawe. Ese uyu munsi wa none kuri murarwana intambara nyinshi zigiye zitandukanye. Kristo urabizi neza ko ari kumwe nawe. Byaba bitangaje rero kuba warwana, kuba waba ushaka ko Kristo akurwanirira, ariko ugasanga uwo Kristo urimo uravuga ngo akurwanirire n'undi ntawe uri mu buzima bwawe. Rero biragoye kwiyambaza umuntu n'ubundi utajya wumvira. Ese niba tutiyambaza umuntu, ese niba uwo twiyambaza, uwo Yesu duhora twiyambaza, niba atari muri twebwe azagaragara gute? Atari muri twebwe tutari muri we. Birababaje kuba uyu munsi wa none waba ukeneye ko Kristo agaragara mu buzima bwawe, ariko n'ubundi atari muri wowe, nawe utari muri we, atari no mu buzima bwawe. Rero icyo tugomba gukora ni iki? Nuko tuba muri Kristo, Kristo akaba muri twe, ubundi agakorera muri twebwe. Imana ibahe umugisha, mwakeneye ijambo ry'Imana rikubohore kandi rigukize, rikwambure ikintu cyose kidatunganiye Imana.